Yes, nongeye kubashimira mwese mumaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ya Breezy Impa. Njye mwumva ni Breezy Weapon nk'isanzwe ukomeza kubagezaho amakuru y'ingenzi cyangwa se amakuru yerekeye izi business online business ebyiri TAT ndetse na STT. Muri aka kanya rero izi business kuba ari business buri wese yakoraga yishimye kandi akabikora amafaranga ye akayabona kuri sim card, aho wabonaga amafaranga mu gihe washoraga wenda amafaranga ibihumbi 120 cyangwa se bitewe nayo washoye ukajya winjiza amafaranga ku munsi amadolari 2.5 cyangwa se n'atanu n'igice bitewe n'umubare w'amafaranga washyizemo cyangwa se washoye mu izi business. Rero akaba ari business zari zifite amarevo menshi atandukanye, aho wemererwa kugura robot ukajya uyicuruza uko ushaka kandi ku munsi ukajya winjiza bitewe n'amafaranga wayitanzeho cyangwa se wayiguze. Yes, nkomeza kwibutsa umuntu utarakanda subscribe no kongengere abashe kuzajya abona amakuru cyangwa se ibiganiro cyangwa se video Breezy Impa ari gutegura umunsi ku wundi kuri izi campany ebyiri STT ndetse na TAT. Muri aka kanya rero ikintu tugiye kwibandaho ni umujura cyangwa se igisambo kimaze kudutwara amafaranga yacu. Umuntu wadutwaye amafaranga yacu cyangwa se umaze kwiba amafaranga y'abanyarwanda basaga miliyaridi cyangwa se benshi cyane yagaragaye. Uyu rero akaba ari umwana w'umunyarwanda uvukira ahangaha mu Rwanda ku butaka bwacu muri kino gihugu cyacu. Uyu nguyu rero nta wundi ni Uwimana Jean Marie Vianney. Uyu mugabo rero akaba ariwe bigaragara nkaho ari founder w'iyi campany ya STT kandi akaba ari nawe wayifunze wayizanye aha mu Rwanda. Ahangaha rero ntutekereze ko kuba uri umunyarwanda ari wowe wenyine wibwe, ahubwo n'abakongomani cyangwa se no muri Congo iyi campany yarahageze yangiriza benshi. Niba utekereza ko nkubeshya rero nk'inshuti yawe yibera aho ngaho muri Congo uyihamagare uyibaze ati ese STT urayizi? Leta ikubwira ati STT idukozeho igihugu cyose. Byumvikana ko si we wenyine ahubwo ni mu gihugu hose iyi campany iri gukorera cyangwa se yatangiye ikorera. Nkuko bikomeza kuvugwa kandi bigaragara ko uyu mugabo Jean Marie Vianney, Uwimana Jean Marie Vianney ari we nyiri ino campany. Ko biri kose bamwe muri bo cyangwa se mu bo bakoranaga bamaze gufatwa bashyikirije inzego z'umutekano zabafashe, ariko uko biri kose uyu mugabo buri kimwe cyose cyagiye kiba cyangwa se impinduka zose zagiye ziba muri ino campany niwe ufite amakuru yose kuko ni umunyarwanda. Uko bigaragara yahabwaga certificate zihabwa na RDB kandi Binance cyangwa se Central Bank itabizi kuko nta makuru yo yari bifiteho. Nyuma y'uko bamaze kumenya ko ino campany iri mu gihugu iri gukora kandi iteje amatako imbere ikomeje gukora ikataza, Binance yaje kubimenya nyuma y'uko ibimenye iraza irafunga kuko nta byangombwa byuzuye yari ifite. Abahanga cyangwa se inzobere mu bari bamenyereye ibi bya online business muri zino campany bavuga ko ino campany atari ubwa mbere yari ije cyangwa se atari ubwa mbere yari igeze hano mu gihugu cyacu. Ku isi hose yari hari, ahubwo nuko yaje ahangaha ikajya igenda ihindura amazina. Ubwo yatangiraga ifite amazina atandukanye n'ayo ubu ngubu twe twabonaga. Yatangiraga uko biri kose ino campany ni iy'abasikama, yazaga yita izina runaka nyuma yaho bayivumbura cyangwa se yamara guhombesha abantu igahindura izina igahindura n'ibirango. Kandi bavuga ko iyi campany igihe yatangiriye ikora RDB icyemezo yarahaye bwa mbere aricyo yakomeje igendera, ahubwo baracyeditingaga. Bishatse kuvuga ngo iyi ni scam, bana ba mama abantu bashoyemo bose barahombye. Gusa si icyo nabizeza ko bahombye gucya muri aka kanya. Inkuru igezweho aka kanya iri update magazeho nuko uyu mugabo Uwimana Jean Marie Vianney ndetse n'abagenzi be bamwe bamaze gufatwa. Inzego z'umutekano ziri kubakurikirana ngo barebe uko badusubiza ayacu. Bigira ubwoba rero umuntu washoye atagira umuntu wongera gutera ubwoba. Ibi byose byageze mu maboko ya leta, kandi ibintu byageze mu maboko ya leta biba byambaye izindi mbaraga. Iyi ni scam kuko mwabeshya ngo umujura ni RDB cyangwa se n'iki wapi. Umujura ni uyu nguyu kuko yamaze kugaragara, byagaragaye neza ko ari we muntu founder cyangwa se umu SEO, mu manager cyangwa se nyiri campany muri rusange. Niyo nguyu Uwimana Jean Marie Vianney niwe umaze kudutwara amamiliyari n'amamiliyari d'infini hano mu Rwanda ndetse no muri Congo. Amaze kubatwara amafaranga atari make cyane, kandi uyu mugabo ko biri kose ayacu bagombe bayadusubize. Amafoto yatanzwe, inkuru ziriwe zitangwa ku mbuga nkoranyambaga za Twitter ndetse n'ama-Facebook. Amafoto yabaye menshi. Yes, byihuse cyane rero reka mbereke aho uyu mugabo Uwimana Jean Marie Vianney igihe yavukiye ndetse n'aho yavukiye na ID ye y'irangamuntu cyangwa se nimero y'irangamuntu irahari neza cyane. Twihuse cyane, uyu Uwimana Jean Marie Vianney
yavutse ku itariki 27 z'ukwa karindwi 1980, akaba aricyo gihe uyu mugabo yavukiye. Uyu mugabo rero arasa n'ukuzemo gake, murabona ko afite n'uruhara, ndetse ahangaha biragaragara ko yatangaga certificate cyangwa se bamuha certificate n'ibyangombwa bigaragaza ko ino company yemewe mu gihugu cyangwa se igomba gukoreramo. Nkuko nabibabwiye, icyemezo RDB yari yaramuhaye kera company atarayihindurira izina nk'umusikama, nicyo yakomeje agenderaho kuko yarakeditingaga. Ahubwo akagikoresha uko abishaka ndetse agakora n'icyo ashaka kugikoresha. Ubwo rero bivuze ko amafaranga yacu twashoyemo, mwizere ko mu minsi mikeya iri bubasubize ino company. Yes, nkiyutse akanda subscribe, utarakanda subscribe, kandi wowe wanahiye cyangwa se washoye muri ino company, maze bityo Breezy Empire ikomeze kugezaho amakuru yizewe 5 kuri 5, 10 ku 10 cyangwa se 100 ku 100. Amafaranga yawe se uzasubizwa cyangwa ntuzasubizwa? Iki nicyo mpamvu mpari ni iyi ngiyi, ni ukugira ngo nguhe amakuru yuzuye, umenye neza ko amafaranga yawe utazayasubizwa. Ubwo byageze muri leta ibintu byoroshye, urugambo rushire, ahubwo wowe kurikirana amakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi wifashishije inkoranyambaga, cyangwa se utegereze Breezy Empire ibanze gushakire buri kimwe cyose cyangwa se gushakira amakuru yizewe, ubundi iyakugezeho uko azajya aba update, nzajya mpita nyakugezaho nta mwanya ushize cyangwa se nta gihe kirekire bigutwaye, uzajya ubona impinduka isaha ku yindi. Ahubwo twe ikibazo turi kwibaza cyangwa se ikibazo kiri kwibazwa na bose, se uyu mugabo yaba akiri mu gihugu cyangwa se yamaze gucika igihugu, yagiye? Ariko se nawe uzi irengero ry'aho ari? Gusa ariko naramuka agaragaye kuko inzego z'umutekano zabyinjiyemo, baraza kumenya aho aherereye, kandi wikiheba amafaranga uraza kuyabona. Nongera kukwibutsa ko umuntu wese uri buguhamagare agusaba amafaranga akubwira ko company yongeye gufungura, bitari byo, ntubyizere na gato, kuko kubona nimero yawe mu magurupe biroroshye. Kubona umuntu yakwitonera akakubwira ibyo ashaka kukubwira, ukazi neza ko wahuye n'igihombo, washoye muri STT ugahomba, ashatse yakubwira ati bimeze gutya na gutya kugira ngo mubone yanyu, ninjye manager cyangwa se ninjye kanaka, shiramo, ohereza amafaranga ya naya, nkohereza amafaranga yawe. Bityo rero ntubyemere, ni scam. Business yarafunze nk'ibisanzwe, kandi online business nyinshi zakoraga mu bucuruzi bwo kuvunja amafaranga y'amadolari byarahagaze, kuko n'ubundi nakomeje kubabwira ko byatangajwe ko bituma amafaranga y'u Rwanda asubira hasi. Ibyo ngibyo rero bikaba byaratangajwe na BNR, banki nkuru y'u Rwanda. Company ya STT yaje mu kwa 9 itangira gukora neza, gusa uko nkomeza kubabwira, iyo ushoye imbere unguka mbere, ahubwo uvanamo yawe, ureke gusonza cyangwa se ureke kugira inyota yo kugomeza ushora amafaranga yawe. Kuramo yawe, utangire ukoreshe umutahe, cyangwa se umutahe wawe uvanemo, ukoresha inyungu nazo ugenda uzivanamo gake gakeya. Umuntu uzajya ushora nyuma muri business niko bigenda. Nkuko nakomeje kubabwira, sinakubwira ngo ntuzashore uko yagiye, cyangwa se ikabiduhombeje mu gihugu hose, hazaza n'indi yitirirwa irindi zina, ndetse n'inyamahanga nka za Binance zirakora. Nubwo bayihagaritse mu gihugu ntibivuze ko itakora, nk'uko bamwe bakomeje kubyandika muri comment. Binance irahari kandi irakora, uretse ko wenda bivuga ko RDB cyangwa se BNR yayihagaritse mu gihugu, cyangwa se ubucuruzi bwose bwatumaga ifaranga ry'u Rwanda cyangwa se amafaranga ya hano iwacu mu Rwanda asubira inyuma, cyangwa se ateshwa agaciro, bazifunze. Umuntu ukorera muri Binance ntigira ikindi kibazo, we bivuga ngo ntabwo ashobora kurega. Ubundi icyo banzi ni uko bashatse gushyiraho ubwirinzi, bavuga ko umuntu wese uzashora amafaranga ye hakabonekaho icyo bita ubujura, bazayamusubiza. Mu gihe washoye amafaranga yawe hakabonekaho ubujura muri company yizewe n'igihugu cyangwa se igihugu cyizeye, bazagusubiza amafaranga yawe. Kandi ibyo ni ibintu BNR yitangarije. Ariko mu gihe washoye muri company itazwiho, uzahomba. Ahubwo twe turangamire kuri uyu Uwimana Jean Marie Vianney, ese nafatwa biragenda bite? Twese ducunze kumva icyo bazamukorera mu gihe yafashwe, ariko uko biri kose ntabwo wacika iyi leta mu gihe ufite byinshi utaruzuza. Bamwe batangiye kubura ubuzima bwabo, ariko mu gihe nabashishikariza si ukwiyahura cyangwa se mu bigenza nka kuriya bari kugenza. Twese turabizi ko mwafashe credit, natwe twarazifashe, twashoyemo, ariko twarahiye, twariyakiriye. Ni business nyinshi ni ukuzikora. Bana ba mama, icyo nababwira ni ukwihangana, mukihangana, tugategereza icyo BNR cyangwa se Central Bank cyangwa se banki y'u Rwanda ibivugaho, nk'uko iri kubikurikirana, ndetse inzego z'umutekano zo uko ziri kubikurikirana
nazo ziri kubikurikirana gatanu kuri gatanu, kimwe nuko cyangwa se nkuko nabibabwiye ko bamwe muri bagenzi b'uyu Uwimana Jean Marie Vianney bamaze gushyikirizwa inzego z'umutekano kandi bari kubibazwa. Uyu nawe rero nafatwa niwe muntu umunyamabanga mukuru cyane ameze nk'aho ari umuyobozi, kuko amafoto menshi yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga kuko yari we wagiye kuyandikisha no muri RDB kugira ngo bayihereze ibyangombwa. Ese koko ibyangombwa bayihaye bwa mbere nibyo yakomeje gukoreraho cyangwa yarahinduye irabisikaminga ubundi itangira gukora ibyayo muri RDB itayizi kugira ngo na beneri ntizayishyuze? Ndagushimiye wowe wakomeje kubana nanjye kandi wowe wakomeje kureba cyangwa se warebye ino video ukayirangiza, nkomeza kukwibutsa gukanda subscribe ndetse no kongera share, like ndetse na comment kugira ngo ubashe kugezaho abandi ubutumwa nk'ubu ngubu Burezi Empire ari kugutegurira ku bijyanye n'izi campany ebyiri STT ndetse na TAT. Nawe rero biri closed bishidikanya kandi nta n'ikintu cyatuma byongera gufungura ahangaha mu gihugu cyacu cy'u Rwanda.